kandi mbifurize ibihe byiza mwese mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Nitwa dukunda Kevin Junior by'umwihariko dusanzwe tubana mu biganiro bya buri munsi tugenda dukora umunsi ku munsi mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu, kugira ngo muri kubibona ko hano turi ku muhanda hari kubera icyo bita UCI World Championship, akaba ari imwe muri shampiyona ikomeye cyane mu isiganwa ry'amagare. Abaturage benshi nakomeje kugenda numva bari kwibaza UCI ni iki, UCI bisobanura iki, UCI yabaye mu mutwe wabo gusa bari kumva bivugwa ariko ntibari kumenya ngo ni ibiki birimo biravugwa. Uyu munsi ndaje kugira ngo tuganire kuri ibyo byose, turebe naho resulta zigeze ndetse turebe nuko abanyarwanda bari kwitwara aho bigeze uyu munsi. Muraza kumbwira mu magambo meza, UCI bivuga icyo bita Union Cyclist International cyangwa se impuzamashyirahamwe y'amagare ku isi hose. Akaba ari nka federasiyo ikusanyiriza hamwe amashyirahamwe yose yo mu bihugu bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, muri Afurika no hakurya ya Afurika, kugira ngo babashe gukontorora wa mukino w'amagare. Rero ni ku nshuro ya mbere twagiriwe ubuntu mu Rwanda twakira iri rushanwa, rikaba riri kubera mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali, aho bari kuzenguruka ibice bigiye bitandukanye. Muri uyu munsi turi ku munsi wa gatatu w'iyi shampiyona, aho bari kuzenguruka, bari guhagurukira Kigali Arena, bakazamuka Kimironko, bakamanuka hano Sonatube, bakazamuka Kicukiro Nyanza, bagakata bakagaruka bakerekeza kwa Next, bakazamuka mu mujyi bagakata bagana kwa Minyone, ubundi abagasoreza kuri KCC. Nkuko byatangiye rero ku munsi wa mbere ntabwo u Rwanda byaduhiriye, ntabwo twaje ku mwanya wa hafi kuko twaje kuri 37. Umunsi wa kabiri nawo ntabwo byabashe kuduhira, ndababwira impamvu yabyo. N'uyu munsi wa gatatu ntekereza ko bitaduhiriye. Impamvu y'ibi bintu ni ibihe? Iyi rushanwa cyangwa se ino shampiyona y'isi y'amagare iri kuturusha imbaraga cyane ku rwego ruri hejuru, bitewe n'uko turi gukina n'abaprofesiyoneri, turi gukina n'abantu basa nkaho baturusha imbaraga mu byo turi gukora, turi gukina n'abantu bagiye bakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye muri iri rushanwa, kandi twebwe abarimo benshi mu Rwanda bitabiriye. Ni iby'agaciro rero ku Rwanda. Nkurikije ukuntu uri kwitwara, ngewe navuga ati congratulation ku Banyarwanda, kuko nekereza ko bari gukora ibyo batumwe rwose. Bari gukora ibyo batumwe. Kubona yicaye ku ntebe akayicaraho akarusha abantu bagera muri 19, 20, 30, ubwo urumva hari ibihugu byinshi abahigitse. Nibitwereka ko uko tuzakomeza kugenda twitabira iyi shampiyona, uko tuzakomeza kugenda tuyikina, bizarushaho kugenda biduha umuvuduko ndetse n'akadanse y'iko irushanwa rimeze. Abakinnyi bacu bameze neza ndetse bari no kwitwara neza. Ku munsi wa mbere ngira ngo hakinaga abari hejuru y'imyaka 23. Umunyarwanda bitwaye neza cyane, hari harimo Mwiza, hakabamo na Shem, bamwe mu Banyarwanda bakoze cyane ndetse bagagerageza no gutanga umusaruro muri ibyo bintu. Umunsi wa kabiri rero yari ngira ngo bari gukina under 23, ngira ngo nabo bitwaye neza, mwarabibonye bacaga ku muhanda tukabashimira. Bityo nza kugarukaho mu kanya kugira ngo nze gushimira Abanyarwanda, nze kubabwira byinshi cyane. So umunsi wa gatatu rero Abanyarwanda mu gitondo habanje nk'uko bisanzwe abakobwa bari munsi y'imyaka 19 y'amavuko. Murumva ko bakiri abana cyane, aho bagendaga abakobwa ibirometero 11, abahungu bakagenda ibirometero ngira ngo bigera kuri 32 niba ntibeshye neza naho ngaho. Ariko uyu munsi naho bagerageje kurangiza irushanwa nk'uko umutoza yari yabigenye cyangwa se yari yabitangaje. Yari yavuze ko byanga bikunda bo icyo basabwa nuko bakwiye kurangiza iri rushanwa, bitewe nuko iri rushanwa riri ku muvuduko muremure kurenza uwo bari basanzwe bamenyerewe. Dukina Tour du Rwanda yageze kuri 2 n'igice kimwe, ngira ngo ni Tour isigaye nayo isa nkaho yari iri kuturusha imbaraga, ariko dutangiye kugenda twisangamo gahoro gahoro. Ni ibintu byiza rero ku gihugu cy'u Rwanda no kuba twarakiriye shampiyona. Kuri Team Rwanda rwose navuga ati congratulation cyane, ibyo muri gusabwa muri kubikora. Turaza gusimbuka rero tugende ku bijyanye n'amashimwe. Ngende buze kwihera bamwe mu bantu bakurikirana umunsi ku munsi, bitewe nuko iyo muri kubibona ku mihanda, ntago imihanda yacu mu Rwanda iba yambaye ubusa, cyangwa se ntago umuntu uri gukina tambuka ngo abure n'abamukomera mu mashyi. Biriya rero ni ingenzi kuko byongerera courage ndetse bikanongerera imbaraga wa mukinnyi uri kugira gute, uri guhangana cyangwa se urimo urirukanka. Nari bikunze cyane haracaho umunyarwanda bagakoma mu mashyi, bakavuza ingoma, bakavuza induru, bakazamura amadarapo, bakamutera imbaraga, bakamutera courage, ukabona nawe bimwongereye umuvuduko yarariho. Hacaho umunyamahanga nawe bagakoma mu mashyi. Ibi bitweretse ko igare ni urukundo. Wa mugani wa Thierry ni ujye ubivuga neza ko igare ari urukundo.
ikindi ni umunsi w'ejo ubwo umwe mu bayobozi ba UCI cyangwa se perezida wa UCI yashimiraga nyakubahwa His Excellence Paul Kagame amubwira ko ari we muntu wa mbere washyizemo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo uyu munsi wa none Afrika ibe nayo umugabane wakiriye iri rushanwa. Mbibutse ko n'ubwa mbere turyakiriye kandi ubwa mbere ribereye hano iwacu mu Rwanda. Congratulations rero kuri His Excellence Paul Kagame, congratulations ku Banyarwanda, congratulations ku bakinyi bacu baduhagarariye muri iri rushanwa ry'amagare. Tunashimire cyane ubuyobozi bwa UCI bukomeza kubana natwe kandi bwemeye kuduha irushanwa nk'iri ngiri ngo turyakire mu gihugu cyacu. So ikindi kintu kimwe wenda nza gushimira Abanyarwanda bakomeje kugenda bitwara neza cyane ku muhanda kuko kugeza uyu munsi nta gikuba kiracika mu mihanda ahantu amagare hose amaje guca mu minsi igera kuri 3. Ntekereza ko ari byiza ku Banyarwanda ni ibintu bikomeza kutwongerera amanota yuko dushobora kwakira n'andi marushanwa akomeye. Mwarabibonye twagiye twakira ibitaramo byinshi bikomeye hano iwacu mu Rwanda. N'iki ngiki rero ni kimwe mu gikorwa gikomeye twakiriye bitewe n'uruhare twabigizemo, bitewe no kuba dufite igihugu cyiza kirimo umutekano, dufite abaturage tubayeho neza, twishimye, tumeze neza. Ibi ngibi rero bikadufasha muri bwa buzima bwacu bwa buri munsi. So sinabura no gushimira by'umwihariko polisi y'igihugu ibana natwe umunsi ku munsi. Umutekano ni wose mu muhanda, baragerageza gushyira ku murongo ibintu batishe akazi, batigeze icyo babugama cyangwa se batagize uruhande babugamiraho. So urahagera bakakuyobora bakakubwira twemerewe uraca hano, uraca hangaha, uraca hangaha, ahantu uri buhace, sibyo? Ibyo byose rero iyo bakuyoboye bidufasha kugira ngo ya magare yacu cyangwa se ryarushanwa ryacu irusheho kugenda neza cyane. Ntatinze mu magambo menshi, ndagira ngo mbashimire mbabwire ngo uyu wari umunsi wa gatatu nawo ukuntu byagenze ngira ngo mwabibonye, mwagiye mubona ama highlight. Abakobwa babanje mu gitondo, abagabo baza gukurikiraho. Mwibutse ko abakobwa bahagurutse saa 5:30 ngira ngo abahungu bahagurutse saa 7:50. So ibintu byiza cyane rero, mureke dukomeze kubana. Ni BK Arena ejo barahagurukira KCC ndetse ni naho bazasoreza. Dukomeze tubane rero n'amagare, dukomeze dufane ekipe zacu. Kimwe mu kintu cyanyuma mbabwira, uyu munsi wari umunsi wa gatatu, ari nawo munsi wa nyuma w'icyo bita time trial cyangwa se ari wo munsi bavuga ko wari wo gusiganwa n'igihe, niwo munsi wari wa nyuma. None tugiye kwirebera n'icyitwa road trial, aho noneho baba bari mu kivunge bakagenda basiganwa, aho tuzareba noneho icyitwa championa, aho Abanyarwanda mwese mwari mutegereje cyane. Ni Vibes and Talk World Championship 2025 i Kigali.